maze iminsi ndwaye bikomeye cyane ko nigeze kujya mu bitaro banshyiramo serumu kubera kutarya ngo nari mfite pressure yo gushaka kugabanya ibiro twanarwaye twembi nawe yari arwaye imiti ndayifata birajyana twari tujyanye urumva nawe ntabwo yari yorohewe kwa mbere ko mu gitondo we yari yavuye kwa muganga ikigoroba nanjye njyanayo noneho ngabanya kuvuga gabanya ibintu byose kurya simbibasha mw'abantu mwe narakushutse meze nk'ipanshi ndasa nabi rero guhambura nabitewe nuko nari mfite umutwe kumva birimo birakurya numvaga rero mu bintu biri kunyongerera kuremba n'ibisuko birimo gusuka ntabwo ari ibintu byanjye turetse no kurwara n'ibiki kuko abantu bose bari bambujije reka kuhambura nagashyize yo gutuma urya nanga kubyumva ariko nyine cyakora bamaze kumambura numvishije hari ikindi kintu kigabanyutse nize ko shaha abantu bagira urukundo ari mbarwa muri bake abarugira muri bake cyane muri bake niga ko kandi hariho abantu babayeho batabayeho uyu mwaka wanyeretse abantu bariho batariho ndabasuhuje niyemwe mbaye n'ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5 ndi kumwe na Ketchup ntari bubaze ngo umeze neza nyuma y'iminsi 3 yisukuje Ketchup wabitewe n'iki Sharome Ketchup hombye umugabo ubuzima ubuzima ni ikibazo ntabwo mu kwezi wisukishijemo kabiri muri uko kwezi utangiye kwisukisha ni nabwo isuna bihaga wese uguhaga ni ukurwara oya se kandi maze iminsi ndwaye bikomeye cyane nakoze ikiganiro cy'abana hari kuwa mbere nyikora numva nameze neza muri njye napanze gahunda yo gukora natangira kugikora numva ameze neza ariko kigeramo hagati nkajya numva ndi gucika imbaraga ariko nkagira ngo nuko hari wenda ntariye cyangwa se nuko nazindutse noneho nanga kubiha agaciro cyane ndavuga ni bishobora kuba nabitewe no kuzinduka cyangwa se bikaba ari inzara kuko ngira ingeso mbi pe yo kwicisha inzara ndavuga bishobora kuba ari byo biri kunkoraho buriya niyo ngize ikibazo cyo kumva nameze neza ntariye simpfa kubivuga ko nigeze kujya mu bitaro banshyiramo serumu kubera kutarya ngo nari mfite pressure yo gushaka kugabanya ibiro abantu bari no kunyumva ntibakajya bakorera kuri pressure bashaka kugabanya ibiro nari mfite pressure yo gushaka kugabanya ibiro nkiyima bikabije ahubwo nkanywa ikawa cyane nkanywa teveri nyine nkafata ibintu umubiri wanjye udakeneye ibyo nkeneye nkabyiyima noneho biza gutuma njya kwa muganga banshyira mu bitaro banshyiramo amaserumu barapima babura indwara noneho nibwo uwo umumama waho namubwije ukuri ukuntu ubuzima bwanjye bwa buri munsi buba buteye ambwira ati ikibazo ufite rero ni uko utarya kandi ntabwo ibi biro byawe bizashira ngo kubera ko utariye ushobora kwicisha inzara gutya ukarwara cyangwa ukagira n'ibindi bibazo ariko n'ubundi biro bikaguma ari bya bindi cyangwa bikaniyongera rero nabanje kugira ngo ni nk'uko kose tumaze gukora ikiganiro nahise nirukanyira kujya kuryama nararyamye twagisoje nka 8:00 10:00 nari maze kuba indembe Rome nari mfite umuriro nta mbaraga kureba ari gake cyakora wenda kuvuga ubwo nari nyivuga nta kibazo nshobora no kuvuga ukajya wenda ngo nuko ndyamye gusa ariko nari meze nabi tujya ahantu kwa muganga nsanga iryo vuriro ntago rikora kugeza nimugoroba
nsanga batashye noneho biba biranyobeye noneho numva kuva aho hantu turi tugiye i Remera haraba kure mbwira Mutabazi ni rero ndikumva nyifitemo akabaraga wikigora ujya kure wenda twazajyayo ejo nibiramuka byanze reka twitahire ahubwo dufate imiti n'iyi tunahamagara umushuti wiwe nawe yarakoze iyo miti yatubwiye gufata iradufasha twanarwaye twembi nawe yararwaye imiti ndayifata birajyana twari tujyanye urumva nawe ntabwo yari yorohewe kwa mbere ko mu gitondo we yari yavuye kwa muganga ikigoroba nanjye njyanayo mu rwego rwo kwanga gukomeza kumuvuna ko gutwara biravuna niyo mpamvu nashatse ko dusubira mu rugo tukiri hafi ariko nabwo nkumva kugera mu rugo biri kungora hari kuba kure dusubira mu rugo iryo joro cyakora nabashije gusinzira ku munsi nk'uwa gatatu narasaraye mburijwe nome rirabura burundu cyagiye tuvugana buriya ryari rihari ryarabuze burundu noneho Mutabazi arakira ngiye nsigara ndwaye sinaguserezaga ngo ransimbuye ndi guseka ntazi kuri kubabara naragiye asante inkorora gripe yo yaje mejo bundi iyi gripe yo nyuma ya iminsi 2 nari mfite umutwe n'inkorora gusa gukorora gusa biraho nta kintu kiza nta kintu kimwe umutwe umuriro none hari indwara ziza ugatangira gucumura kibaza gutengewe n'umugabo wanjye turwarira rimwe se ni amahoro cyaba baraturoze cyangwa bikiri bike iyo ndwaye gutyo ijwi riragenda burundu abana banjye ntabwo nari nyiri kubegera kubera kwirinda ko nabanduza ko naribazaga nimba ngewe meze gutyo umwana aramutse yanduye byagenda gute ndangije ubwo muri salo ko ari kugenda nkabareba nkabavugisha amagaze yajya kunkoraho nkirukanga nyine tugakina twirukanga gutyo umwanya muto nkahita mbakwepa ngasubira mu cyumba mu rugo hari nko mu bitaro cyakora ikintu nakoze ni ukuryama ku munsi wa kangahe munsi wa kuwa gatanu kuwa kane niriwe ndi kuvuga ibintu bikeya telefone nkacata kugira ngo ndebe ko ijwi ryagaruka kuko iyo wasaraye n'ubu birakumvikana ko monye gafite iyo wasaraye ukirirwa uvuga cyane riragenda noneho ngabanya kuvuga gabanya ibintu byose kurya simbibasha mw'abantu mwe narakushutse meze nk'ipanci ndasa nabi rero guhambura nabitewe nuko nari mfite umutwe kumva birimo birakurya numvaga rero mu bintu biri kunyongerera kuremba n'ibisuko birimo noneho hari utwari twavuyemo ngo ngomba kujya kuretusha rero nkabona ntabwo biri bushoboke atentire mfite mu mutwe ndabizi ko idasa neza pe nimwirirwe mubivugaho ariko aka kanya nta kintu mfite mbikoraho umuntu nkunda yama gift ya wig nziza cyane igera nka hano ku kibuno ubundi nkajya nsuka turyamye nkambara wig ariko ubundi ikintu cyitwa gusuka ntabwo ndi kugiteganya muri uyu mwaka wa 2024 wenda utaha ariko umugabo wanjye yihangane nyine haba harimo kumuhombya cyane pinye nayibonye ntitaye kurwaye nise nibuka amafaranga bajya batwaka ubwira ati ohereza aya ngaya yo kugura ibi ngibi na mendevre aya ngaya wasanga harimo coverage y'ukwezi uhita ubona none ngiye birakabije kabiri mu kwezi ariko nukuri nagiye guhambura ejo nimugoroba umuntu wamambuye yarambwiye ati se kuki uhambuye ko bikiri bizima hari n'umutantine tubana mu rugo yambwiye ati wijya guhambura rwose bimeze neza ndamu mutarimo aragusohoza usanga mwariganye muri hano byashoboka abahungu benshi twiganye babaye abamotari Yureba nawe kwira umukomvayeri yureba nawe bari kwira umukomvayeri yewe tandiboyi urumva
rero ubu ngubu ikintu kiriho nabonye igihe ari gishoboka gusa ntabwo ari ibintu byanjye turetse no kurwara n'ibiki kuko abantu bose bari bambujije reka kuhambura ntagashyushyu yo gutuma urya nanga kubyumva ariko nyine cyakora bamaze kumambura numvishije hari ikindi kintu kigabanyutse yego ariko kugeza n'ubu abantu mu nkunda mu nsengere mu nsabire kwa nyagasani nyire imbaraga zigaruke kuko ntago ndamererwa neza pe kutakoresheje tangawizi ubuki indimu n'ibindi bigiye bitandukanye ngo uvangavange urebe ko ugaruke ikibazo rero nagize nanyweye spice tea kandi ni indimu tangawizi n'ubuki akanaga biba bikaze cyane byo biterwa nawe iyo ubishatse urabwira bakabikaza ariko bitewe n'uko nagiragamo umuriro nanze kubikinisha nagize umuriro bituma nyine mbifata ko biri seriye nangira noneho gukoresha imiti ishobora gutuma umuriro ugabanyuka nyine ukanarangira ko umuriro si mwiza buriya ushobora kugira nk'umuriro ntekereza uri hejuru ya 40 ko hari n'igihe uta ubwenge ugatangira kuvanga amadosi ukivanga mu bintu bya politike ukajya hehe abona uzanye ngo bya Cristiano ngo buriya ngo ntabwo ari umukinnyi ushoboye cyangwa ukavuga ngo ateka nabi gateka nabi kandi ashake na football ni ukuri ashobora kugira ngo mbe umunyamakuru nka Messi nabireka yashaka undi mwuga akora cyangwa akambera nk'umuntu wanyandikiye kuri Instagram ati nkunda indirimbo zawe ati nkunda indirimbo zawe wa mwana we ati noneho iriya uherutse gusohorayo twarayikunze cyane yambonagamo marina ngo iriya uherutse gusohora ngo rwose ngo ni nziza cyane ngo twarayikunze anyemerera kuzankorera n'indirimbo ubwo ngo ufite umuterankunga zo gukora indirimbo ariko rwose nawe igihe nzaririmbira ngo ari iki ariko ndamutse ndirimbye n'indirimbo y'umuntu yamaga wisubiyemo bya bibi bagufungisha byo nanjye ndabizi cyane ayiwe cyakora iyo ndi koga ndirimba neza nanjye iyo ndi muri dushe mu ndushijwe na satani turakompeta urabona satani iyo umuntu yigira amajwi menshi kandi meza aririmba amajwi yose icyarimwe ariko ntabwo yankurikira ni muri dushe uwo ni njye cyangwa ndi nk'ahantu ari bafure iri kuvuga cyane nta muntu unyumva yaba ndahogoza bakarira ariko wakupa nanjye nkakupanwa nabyo uzajye nk'ahantu barimo kuvuga ubujajwa bavuga cyane bakazimya nk'imiziki bitunguranye baba we bihita bigorana cyane buri wese hari igihe birangira bageze ku kantu kuko ari ukuvuga ngo uriya mugeni nawe ni mubi cyangwa yambaye igikanzu kibi ngo njye kuko n'ubu sinabukora ngumva ngo burutwa ngo no kuba ngo umuntu ngo yabireka ukahita ubona wenda wegeranye na mushiki w'umuhungu abageni baravugana koko uzi abagore iyo twagiye nk'ahantu mu birori reka serivisi zizatinde cyangwa hagiye utundi tuntu tuzamo tutameze neza ko tukuvuga niko biba bimeze gusa abantu ntibaka abantu ntibakanarakare barakazwa n'ibikiza urarakazwa nabyo ngarongwa n'umugabo mubi oya ngo noneho ngo reba igikanzu yambaye ngo kose ngo we ngo biriya n'ibikire muri yenze yego ni ketchup nyine amaze iminsi arwaye mu musengere kandi Imana inakorohereza bayirawe gusoza umwaka urwaye ntabwo ari ibintu bya fresh ni ibihe numvise yuko imyuka itari myiza itera abantu ikabatera kurwara no kugenda cyane hanini cyane nicyo gihe cyiza cyo gukaza mu gusenga rero cyane gukaza amasengesho tukitwararika kugira ngo Imana ikomeze ibe ku ruhande rwacu none n'iteka ryose n'umwaka tuba tugana ku musozo ketchup umwaka wagenze gute kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 kuri wowe Sharume wagenze neza hari ibyo nibwiraga ko nzaba nakoze si byagenda nk'uko nabyibwiraga ariko hazamo n'ibyo ngewe ntatekerezaga ko bizaza muri uyu mwaka rero ni umwaka wabaye mwiza kuri ngewe ntago ni twebwe twawurwayemo ariko buriya kurwara nabyo ni igihe kimwe nk'umuntu aba agize cyiza kuri we ni igihe uba ugize cyo kwihana sibyo cyo kwihana buriya umuntu upfa yarwaye aba yarabonye igihe cyo kwihana no kwitekerezaho ntabwo ari kimwe nk'umuntu
upfa atabonye icyo gihe. Mm. Iyo umuntu we nk'uku ukicara hano ugahita upfa, n'umuntu uri bukubita iminsi 2 cyangwa 3 arwaye, ntabwo muba munganyije amahirwe byibura yo kubona igihe cyo kwicuza kuri Nyagasani. nk'ubu ngiye ushobora kuba utwaha harimo urapanga gukora. Uretse no gupanga, iyo urwaye wicuza kuri Nyagasani wawe, ku buryo uba wumva igihe cyose yakujyanira uri umwere. Ariko wa wundi bibayeho gutyo we nyine ni uko nguko. So turetse ibyo byo kurwara, nshimira Imana wenda ko bitanakaze ngo bibe ari uburwayi budasanzwe ngo budakira ngo bimeze gute, ariko abantu barakurogana. Urumva ngo biba ari ibintu nyine biri aho wavuga ngo biteye ubwoba cyane n'ibiki, ariko ibindi byose ubu byagenze neza. Hari byinshi umuntu abona kubera aba akiri muzima, ko Nyagasani aba yabipanze uwo atari ko yabitekerezaga, bigatuma urushaho kwishimira kubaho no kuryoherwa n'ubuzima. Uyu mwaka rero navuga ko wari uwanjye. Ari uwawe. Wow. Wize iki muri uyu mwaka? Nize ko shaha abantu bagira urukundo ari mbarwa. Muri bake abarugira. Muri bake cyane, muri bake. Niga ko kandi hariho abantu babayeho batabayeho. Uyu mwaka wanyeretse abantu bariho batariho. Iyo statement y'insobanurire, hari abantu batabayeho mu buhe buryo? Rome, hari abantu bariho batariho. Gute nyine? Si ubu ndabibabwira newe ko nuvira ijambo rikomeye cyane. Reka ibi bintu mbireke, ahubwo gusa ikintu kiriho gikomeye nabashije kubona ni uko kuri ino si abantu beza ari bake. Ni bake cyane, ni bake, nta nubwo bagira no ku ijana mu isi yose. mu byo nabonye ni bake. Uyu mwaka nawubonyemo ibintu ku bandi bantu bibi, sibyo? Nubwo ku ruhande rwanjye hari ibyiza nabonye, ariko hari n'abo nabonyeho ibintu bibi, kandi ugasanga uwo muntu ibintu bibi ari kubona ari kubikura ku bandi bantu. Niyo mpamvu abantu benshi umuntu ababona ari babi, kuko nimba wowe uhura n'ikintu kibi cyatewe nanjye na Gaposho, noneho ko icyo kibi kikaza nawe kubera ibibi watubonyeho njye na Gaposho, nawe bigatuma hari abandi bigeraho. Umva abantu babi tumaze kugera nko muri 5 cyangwa tumaze kurengana 5, ariko umuntu uri bukora ikintu cyiza biragoye ko twagikorana njye na Gaposho. Nshobora kugikora njye nyine cyangwa Gaposho akagikora wenyine. Uyu mwaka wanyeretse abantu mu bundi buryo ntabatekerezagamo. Yego. Niyo nkuru yavuzwe ku muntu wawe wa hafi cyangwa inshuti yawe ikakubabaza? Se ni iyihe nshuti yanjye ra? Nta nshuti yanjye. Uri kuvuga mu bantu bazwi? Mu bantu bazwi nta nshuti ngiramo. Ni ntazi. Nabana muziranye gutyo? Turaziranye. Muhuzwa n'akazi? Muhuzwa n'akazi? Ntabwo ari inshuti zanjye. Kuko nk'ubu inshuti zanjye zizi ko narwaye. Ubwo zaranansuye se, cyangwa se nimba zitaranansuye ariko zambwiye pole kuri telefone. Ariko mu bantu bazwi nziranye nabo, ariko ntabwo ari inshuti zanjye. Sinjyeho ngo mbeshye. Niki wumva utifuza kwambukana nacyo muri 2025? Sinifuza mbere na mbere kwambukana uburwayi mfite, cyane n'ubundi nshobora kuba mfite mu mubiri wanjye nazi. Ariko ikindi sinifuza ko igihe nagiye mburamo amafaranga muri uyu mwaka, ntabwo nifuza kuzacyambukana mu mwaka utaha. Imana inshoboje uriya mwaka rwose najya mba nifite amafaranga, kuko mfite amafaranga mba ndumugwa neza, mbavuga neza, ndanasinzira nkabona ibitotsi. N'umuntu aguhobereye umugabo wawe ntacyo mwaba muri gupfa. Wa yakumoberaho yasubwiyo. Ari umuntu wavuze ngo umugabo wanjye ngo namubonye mukene. None se ninde wakubwiye ko ngewe ndufata ibyo mbonye ku buryo nari kujya kubana nawe ntamukeneye? Yegora.
ugatinyuka ukavuga ngo umugabo wamubonye umukeneye. Ntago njyewe muzagurika, ntago nari nicaye gutya ngo numve ngo barashaka ko tubana ngo ngo nagiye hoya, ntago ariko meze, ntago nari kuba nyiriyo. Nagiye kubana nawe mbishaka, noneho kugeza uyu munsi ndacyabishaka kubana nawe nubwo ndwaye. Ariko reka mvuge gake naza guturika umusaya. imitsi y'umutwe. Ego ngaho Ni korari, ni korari. uzajyayo. Yego. Wakoze ibintu byinshi bitandukanye, wakoze ibiganiro, wagaragaye muri filime nanone muri Bamenya Tena nyuma y'igihe wari umaze utarimo, mbese ni muri uyu mwaka. Watanze inyigisho zigiye zitandukanye. Ni iki wakoze ukavuga ati wow, njye n'umutima wanjye turahamanya ko nkoze ikintu cy'ingenzi kuri Ketchup? Kirahari gusa ni ibanga. Ntago ibijisho bibi, urabizi ibijisho bibi birahari, noneho muri iyi minsi biri gukora cyane, bifite akazi gakomeye cyane. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo niba ari imodoka yabivugiyeho ngo naguherukaga ngo ufite ya yindi imeze gutya, ngo iyi ngiyi ntabwo nari nyizi, uko utabipostinze, ko ntabipostinze kugira bigende gute? Stati itwara imodoka, stati ikora iki? Nshobora gupostinga ifoto wenda ikazamo, ariko gahunda yanjye ntabwo yari iyo ngiyo. Ariko kube impamvu yabivuze ni iki? Nuko amenyereye wa muntu ubona ikintu cyose agahita postinga. Rero ibijisho bibi birahari, birakora, ngenda bizi ko bihari. Rero hari ibintu biba bihari byinshi umuntu aba yaragezeho ko biba bitari ngombwa kubivugira mu bantu. Hari ukumva nako ufite imodoka urugero iguze miliyoni 5 cyangwa 3, we akajya ku mavi asaba Imana ko iyo modoka yakurenza umuhanda, cyangwa se ko yagira ikibazo ugasigara nayo ufite. Rero nimba nzi ko abo bantu bariho, urumva, niba nzi ko abo bantu bariho, ni ukubera iki ibyo bintu nabirengaho nkajya kubikora? Birahari, hari byinshi bihari pe, hari byinshi bihari. Ariko nishimira ko nujuje 100,000 by'abasabu. Nishimira ko YouTube hari umusaruro uri gutanga. Ibyo ngibyo na buri wese aba abibonesha amaso yiwe ko nyine ibyo 100,000 byaruzuye. Niba hari ikimumariye, niba nta gihari, ni njye ubizi. Ariko ibindi biba bihari, biba ari ibintu biri aho ngaho umuntu avuga ngo ibi biramenywa wenda n'umugabo wanjye tubana cyangwa se n'inshuti yanjye iri hano, ariko bitari ibyo kujya gushyira ngo njyewe rero ngo reka mbabwire ngo uyu mwaka ngo nabikoze gutya na gutya ngo ndongera mbikora. Oya, hari n'igihe umuntu aba abivuga atari ukwirata, atari n'iki, ariko mujye mumenya ko kuri ino si hariho abantu benshi baba bumva ko byibura n'agatusha ufite witabiraho wakaba utagafite, babaye ari bo babigena. Yego. Abantu umwaka ugiye gutangira benshi baravuga ati mana noneho uyu mwaka n'uwanjye, ndakoramo ibi n'ibi, ndakora ibintu ibi n'ibi. Iyo mipango nawe ugiyigira ugahigira umwaka utarinjiramo? Ndabigira igihe mbigira. Nk'ubu ngubu mfite ibintu nifuza kuzakora muri uriya mwaka, 1/2 cy'uriya mwaka ndabifite. Kugira gutya byose ndabifite. Kimwe mu bintu bifasha umuntu kwandika biranditse, ahubwo ikintu kiba gihari ku itariki ya 1 z'ukwa mbere ni duwa zikomeye cyane ziba zigomba kujyaho kugira ngo uko mbyifuza n'Imana ibimfashemo. Ariko nanjye icyo kintu ndakigira pe. Yego. Ndagira ngo umbwire imbaraga ziva mu gusenga, ku buryo umbwira ngo itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere ni duwa ikomeye cyane, ku buryo imipango mfite ngerageza n'Imana ikazamfashamo. Gusenga navuga ngo iyo umuntu adasenga nta n'ikintu aba afite. Ubundi gusenga niyo ki y'ubuzima. Gusenga niko kubaho. Rero iyo ubayeho umeze nk'umuntu uri mu kigare, uri aho ngaho nyine biri aho birapfa kwijyana, biragenda gute, uba ubayeho mu buzima budafite icyerekezo. Niba nizera ko Imana ariyo yanshyize kuri iyi si ikangira uwo ndi we, ni gute nshobora kubyuka nkamara ukwezi cyangwa amezi 2 numva, cyangwa nkaba nagira plan y'ikintu runaka ariko sinyiragize Imana? Mu mutwe haba harimo n'ikibazo. Gusenga, imbaraga z'amasengesho. Yego. Ku bato ntibabikozwa?
abandi basigaye bajya gusenga bagiye gufata ka sinapu ngo postinge agashaka utwenda dushyashya kugira ajye mu rusengero. Wenda simbizi bariya ukuntu biba bimeze, ariko ubundi niba wumva ushaka kubaho wowe wuzuye jya usenga, ko buriya hari igihe umuntu ajya akakwifuriza ibintu bibi, akagukorera ibintu bibi, akakuroga, akakugira gute, ariko akabona uracyameze neza. Ntabwo ari uko wowe uri igitangaza cyangwa ibyo bintu bitakugeraho. Hari n'igihe bishobora kuza nk'uko bikagarukira aho ngaho, cyangwa bikaguteza kurwara umutwe cyangwa giripe bikarangira. We yashakaga ko wirukanka mu muhanda cyangwa upfa bikagera gute, kubera gusenga bigahagararira aho ngaho, kandi gusenga ni uguhozaho. yego. Uyu mwaka wabonye Imana mu buryo butandukanye n'imyaka yabanje. Nabonye Imana ni ukuvuga ibikorwa byayo bitandukanye n'imyaka yabanje. Yego Twita cyane kubona Imana cyane pe yarakwigeretse cyane, kuko niba mfite naragize amahirwe n'umugisha wo kubyara abana 3 icyarimwe, kugeza uyu munsi bakaba bagihumeka umwuka w'abazima bose. Hari amagambo aba adafuze ujya kumva ukumva umuntu aravuze ngo ngo wabyaye abana 3 ngo ntabwo bageze iyi myaka, ngo ntabwo bangana gutya. Kuba ndi muzima noneho hari ikintu kimwe nibagiwe, njyewe ntwita abana banjye ntabwo nakundaga umuntu umbwira ko abizi ko ntwita abana 3, kandi bibe gasopo no ku bandi bantu. Niba uzi ko hari umubyeyi atwite umwana urenze umwe, ukaba ubizi wabikuye ahandi hantu atarabikubwiye, ceceka. Ntabwo uzi niba icyo kintu yaramaze kucyakira, urajya gukomeza kubimubwira, umushyiraho ibintu byo gutangara, kumwereka ukuntu ari ibintu bidasanzwe, nawe abyakire nk'ibintu biteye ubwoba, ajya ahora afite ikintu cy'icyoba muri we. Njye hari umuntu wigeze kumbwira ngo narose ngo wabyaye impanga, ngo kandi ngo impanga ngo zirenze 2, kandi yari yarabyumvishije ahubwo ari gushidikanya ashaka ko njye mbimwemerera. Ndangije ndamubwira ni warose nabi, ibintu warose ntabwo ari byo, ngenda twite umwana w'umuhungu. Kubera iki? Ntabwo nashakaga umuntu wese ubyumvishe ngo azambwira ibintu bye yabikomereje nka we, mu kanya nawe aze kumbwira ibindi yabikomereje. Iyi nyine ibintu nk'ibyo ntabwo numvaga mbishaka. Rero ni nayo mpamvu umuntu ufite abana runaka cyangwa ngo impanga ngo zihuje ngo ntabwo zikura. Impanga zihuje nko kuvuga ngo ubyaye abakobwa cyangwa abahungu bombi ngo ntabwo bakura. Wowe uri Imana utanga ubuzima. barakura barakura. Nese ubundi tuzi abakecuru b'impanga bombi kandi bari abakobwa, ntituzi se? Hari amagambo abantu muzi mukoresha muyasige muri uyu mwaka umuntu wese yavuzemo ibyo ashaka, ariko ukajya kugera hagati hariho umurongo wo kumenya ibyo muvuga n'ibyo mutavuga. N'ibyo ngibyo mubisige. Rindira umuntu niba agufata nk'inshuti ye cyangwa abona ari ngombwa kubikubwira arabikubwira, niba atabikubwiye ako uzi wenda turetse n'ibyo by'aho ngaho bavuga gutyo, njye nshimira Imana ko abana banjye ari amahoro, n'umukobwa wanjye w'imfura, nanjye na papa wabo ko turi amahoro rwose. Icyo ngishimira Imana. Ukeneye kwambukana mu mwaka utaha n'umuntu umeze gute? Ni ikibazo gisatira ibya nyuma. Umuntu mu bushuti, umuntu ufite icyo andusha, umuntu nanjye ufite icyo ndusha. Niba turi inshuti ukaba ubona nta kintu nkumariye, uhunga, igendere hakiri kare, kuko uyu mwaka wa 2024 niba wewe na kane turimo, niba twarabaye inshuti nkaba nta kintu nkumariye, haba mu nama cyangwa mu buryo bw'amafaranga cyangwa n'ibindi, ugiye gukurikiraho kuri njyewe uzaba ukaze cyane. Hahandi najyaga nanga 10,000 numva nta kibazo, n'igihumbi kizaba kigoye, ko njyewe abana banjye bazaba batangira ishuri, ni ikipe. Rero urwo ni urugero rutoya. No mu bindi byose bya rusange, niba nta nama nzima njyewe nshobora kuguha,
niba nta kintu kizima dushobora kuganira cyakugirira umumaro, niba nyine ubona uriya nshuti yirirwayo inyitaho njye ntayitaho. Mana mu bintu nsaba Imana muri uyu mwaka wa 2025 mfite abantu tuziranye, abo tuziranye akenshi nibo birangira babaye inshuti, ariko uwo nzambukana namugize inshuti atakiri muri rwa rwego rw'uko tuziranye, nuko azaba afite ibitekerezo runaka ndusha, nuko nshobora kuba namuganiriza nkumva ndatuje. Ikindi hari n'ubwo ashobora no kuba ndusha ku buryo bw'amafaranga, ko ibyo bintu byose turabikenera. Ushobora kuba uri inshuti yanjye aka kanya nkakubwira nti rero Meo, nshaka kugura wenda kamera bari kunca miliyoni wenda 5 narenze n'ibiki, kandi ufite miliyoni 2, ugasanga 3 kuzinkiraho ntacyo bitwaye bitewe n'ubushobozi wowe ufite. Urumva ntabwo uba ukiri ya nshuti gusa, uba uri wa muntu udasanzwe mu buzima bwanjye, wa muntu ufite ikintu gikomeye cyane kuri kariyeri yanjye ndetse no ku buzima bwanjye muri rusange. Rero ntabwo nkeneye kuzaba wa muntu wumva ko inyuma afite abantu bari aha, ariko ni ukugorwa no guhamagara ngo numve ko nameze, ejo atazamfata nk'umwirasi, ejo mure muri ibyo ngibyo. Simbivuga ku ruhande rwanjye gusa, nanjye umfite abona ndi umutwaro kuri we njugunya. Nicyo ngicyo ba Yozefu ku irayidi tuba twitwa ba Buba, ariko ngo nuza ngo Noheli yagera tukajya mu byuma by'amasengesho. Mwavugaga igiheburayo, nabonye mwaravugaga igiheburayo, ariko we Ramazani mu abantu bose ngo babaye abasilamu, yaje gusanga abantu bose babaye abasilamu n'abapadiri. Ejo bundi ndafungura bizi anegetseho gatoya. Ejo bundi tuzaba tuvuga icyarabu gusa kuva mu gisibo, ku cyiza cyacu twebwe n'ifutari turabatumira, kuva ku ifutari kugeza ku irayidi iminsi 30 mfutura shana futuraga ni Madina, waza mukaba kudutumira ku munsi umwe wonyine gafuturaga hani Madina zarahenze mwana. hari umuntu wabwiye ati rwose ku munsi w'ubukeye wa Noheli tuzatanga gift namwe zizabageraho, ariko bari kuvuga igiheburayo ashaka ko atari mu gihugu. nguko ni Ketchup umaze iminsi arwaye, reka ndige kuvugisha amagambo menshi umurwayi, ariko muri make duciremo ku mwaka we wagenze nuko yifuza umwaka uzakurikiraho, abifuza kugendana nabo, byifuza gusiga muri uyu mwaka, namwe kandi bigende bityo tugendeye n'ibifite akamaro mu mwaka uri imbere, dusige ingeso mbi muri uyu mwaka tugendeye n'ibitekerezo bizima mu mwaka kuri abagore cyane cyane ku gitsina gore. Abagabo nabonye batabigira benshi, ugagira inshuti nk'igihumbi, ashobora no kuba afite benshi ariko badakururukana ngo babigire ibintu bya danje. Ariko abagore niba afite inshuti 20 ntago agomba kumara icyumweru nta n'umwe ataravugisha, ngo bagomba kuvugana, bagomba guhura. Ni ikindi kintu inshuti zikennye mu mitima no muri roho no mu bihaha mindani na hehe no mu bwonko no mu biki, Imana igize irinda abantu. Inshuti ishobora kukubwira ngo mu bihumbi 10 wambwira ko ntabyo ufite, ikarakara ikageza nko ku bunani bw'umwaka utahirakaye, ntayo mfite kandi sinishingano zanye kugwa amafaranga, ngaho iyahure kirataha. Murakoze, Imana iguhe umugisha, namwe mwakoze kudukurikira, tuzagira umwaka mushya muhire 2025. asante sana.